kubana namwe muri iki gihe nahawe yegereza ngasubira iwacu mu Rwanda aho nsanzwe gukorera umurimo, ariko cyose neza nuko yatangiye mwiza muri we izawusohoza kuza ku munsi wa Kristo. Ibi bintu iyo ndi mu mwuka ndabyumva nkabona bizagenda neza cyane, kandi ibintu Imana yatangije ibishyiramo inkunga zayo zose. Umurimo wose Imana yatangije irawushoboza. Turashima Imana ko ibi duro turimo tudashidikanya ko ari Imana yabivuze ko tuzi uko byagenze, kandi turashimira Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima, ariko ni ijambo numva Imana yampaye, ariko rigusaba gufata icyemezo. Bose ni ijambo rigusaba gufata icyemezo. Tujye kuganira gukorera Imana icyo ari cyo. Gukorera Imana ibyo tugiye kuvuga mu mwanya dufite, kandi rero ni uko batekereza gukorera Imana. Hari ukuntu ibitekerezo ni nabyo wakoreyemo iminsi yose umaze gukora, ariko hamwe n'umwuka wera ijambo ry'Imana, Imana ishoboze kumenya uburyo bukwiye gukorera Imana twifashisha urugero rw'abandi batubanjirije. Hanyuma iminsi isigaranye yo kubaho kwacu gukorera Imana nk'abantu bazi icyo dukora. Kandi nanjye babwira babwiye ko nafashe icyemezo, ntabwo ari ibintu kubabwira ahari ngewe nanjye bikandeba nanjye birandeba. Ntabwo ukuntu akora Imana mu minsi yashize, ariko no kuzekereza kuri kwikorera kuko ngenda Imana n'Imana igenda yerekwa mwishurirwa y'icyo Imana isaba gukora, kandi ngomba kugikora. Ikintu cyose bizasaba nzakishyura kuko Imana niwe nangiza urugendo rwanjye ndakoze amakosa nakoze kera. Hari ukuntu abantu batekereza gukorera Imana kugira ngo Imana barangana, hari abantu bakorera Imana basa nk'ababikoreye, ariko Imana irenze uko twitekereza. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Rwanda rw'Abakorinto, turasoma ibice 15:8 ngeze ku 10. Imana ifashe aya magambo umuntu akomeye, arakomeye kumva, ariko umwuka wera ari kumwe natwe kugira ngo atwumvishe icyo dusabwa gukora. Reka nsome nihuse mu Rwanda rw'Abakorinto ibice 15:8 ngeze ku 10. Ibindi turaza no kuzibohereza, ariko abashoboye gusoma nagerageje kubaha byinshi, ariko ndavuga ngo duke mu kino baye. Reka dusome ijambo ry'Imana kuri byo. Mwahageze haravuga ngo kandi nyuma ya bose niho muri yego Rwanda rw'Abakorinto 15:8. Kandi nyuma ya bose nanjye arabonekera ni nk'umwana w'ikende, nubwo noheje hanyuma y'intumwa zose, kandi ntibimbwiye ko nitwa intumwa kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Umurongo wa 10 ahantu hakomeye, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubwo gupfusha, ntibwabaye ubwusa. Mwabibonye? Ahubwo nakoze iki? Imirimo myinshi iruta ya bose, nyamara si bye, ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Amen. Nidukire rero turebe mwabibonye muri Bibiliya mbariki. Ninde wavuze aya magambo? Yarimo avuga ko yabonekewe. Pawulo ntigeze abana na Yesu ngo amubone ku mubiri amaso ku maso, ahubwo Yesu yamusanze mu nzira agiye kureba itorero ry'Imana, aramwiyereka. Amaze kumwiyereka nawe amugira intumwa, aramubwira ati ntugize intumwa. Ubu hari ibindi 12, hari abagabo witwa Yuda arapfa, baramusimbuje Matiyasi, noneho Yuda amaze gupfa ajya ku Matiyasi ajya ku 12, ariko Yesu aravuga ati nubwo utambonye ngo tubane nawe, ariko ugize iki? Intumwa. Amen. Ubwo yavuze ngo hanyuma ya bose nanjye arambonekera. Nimuza gusoma ku magambo abanza ngo nakajya gusoma ku murongo wenda wa gatatu, haravuga ngo mwasoma, haravuga ngo yabanje kubonekera 12, abonekera abandi 500, abonekera na Yakobo,
ngo hanyuma ya bose nanjye namubonekera umeze nk'umwana w'icyenda icyenda n'inda umwana ufite atujuje amezi ntabwo ari umubare ntabwo ari n'ifu ni avoto umwana wavutse inda nk'amezi arindwi agapima pawulo avuga ko ari yavutse ni ukuvuga ngo we ntiyagiye guterana mubaze mu gihugu ikintu cyose kuvuga ntiyagiye guterana we yari afite amahirwe n'ibicumu agiye kurengera itorero ry'Imana akiri muri iyo nzira inda iravuka akirwa ku ngufu abirebye avuga atari kugera avutse nde kandi babwirizwa kandi bajya mu rusengero yengishijwe gute ndi mu buzima afite amacumu bitanyuzwa amarika atumva atabona aryamye maze Imana iramubwira ati ndagufasha kumufungure arabishima mwibuke ko ubushize twavuze ko nta muntu ukizwa bishaka kereka niba hano hari washatse gukizwa atugura igihe yabishakiye n'igihe yabiboneye niba hari uwabisabye muri hari uhari ntawe ubu mwaje Imana ibaza kugufu nubwo nawe mutavuga ko bimubwira ko none muravoto nawe mwakijijwe mutabishaka mujye gukora umuntu mwagiye kwibona n'umuntu mugakiza amen ubwo rero mwakijijwe mutabishaka mutanabisabye kandi babwire ko nta muntu ubanza kuba mwiza ngo abone gukizwa abantu bose babanza kuba babi abantu bose bari babi gusa bose abari babi bagakizwa bakunda kuba abantu beza n'imirimo ukora utarakizwa iba mupfabusa Pawulo rero arangije aravuga ngo nubwo noroheje abantu bagize intumwa zose yaravuze ati ngiye noroheje izindi 12 z'abana ba Yesu baye mu nyanja baye mu mazi ariko ndoroheje aravuga ngo ariko nubwo noroheje ati ntabwo noroheje nyuma y'izindi zose ni uko narenganye itorero ry'Imana urumva kandi mu barenganye abantu Imana ikabakubitana n'abica yaravuze ati ntabwo nkomeye atavuga ngo bemera n'abantu bakiriye Kristo mbere ngiye n'abanje kubikora nabi ndetse ku murongo w'icumi aravuga ngo ariko ubuntu bw'Imana ubwo buntu iyo neza Imana yangiye uko kwihora no kuguhamagara bwatumye mba undi ubuntu bw'Imana Imana yangiye bwatumye undi aravuga ngo kandi ubwo buntu bwayo nahawe ntibwabaye ubwo gupfuki ubusa mubaka bakoreye ahubwo nakoze imirimo iruta ya bose mwabona umuntu birata gusa kuva mwabo umuntu hagara kuvuga ati ntabwo gukora nanjye hari umwe mwabo ubundi abantu bagushima bakavuga ati kose arakora ariko we yageze kuvuga aravuga ati niba hari umuntu ukora nanjye nazi urumva kuvuga ngo abantu ariko mwumva abantu kumusobanurira ku murongo wa gatatu yaravuze ngo yabonekeye 12 ni intumwa za Yesu abonekera 500 abonekera Kefa arangije nanjye arambonekera nubwo nabanjije kunenga itorero ry'Imana ubwo buntu nahawe ntibwabaye wo gupfusa ahubwo nabukoresheje ibintu bita irenga 12 irenga 500 ati niba hari umuntu wakoze nkayo nazo ati rwose ntabwo nuko nifuza ko mubera umuntu wese muri mwe agakora Imana kubwo nta muntu uhiga ukaba udashyikirwa mu gukorera Imana kandi kugeza ibihe umenye ko ukorera Imana mu rwego rw'indaki kibi abasinzi ko bamenya kuba uzi kurusha abandi abasinzi mu kabare mwese bamenya amacupa akavuga ati njyewe mara ikazi yose amacupa 28 abasinzi bamenya amacupa mara abakina ibitego abatsinda imipira abazibura igihe ibitego agaje kuki mutanga urwego rwo gukorera Imana ngo umenye ko uri inyuma umenye ko uri hagati umenye ko ugenda urana buri wese muri mwebwe akorera Imana kubwo ntawe umuntu wumva urakorera Imana ukwiye gukira yavuze ngo ubuntu nagiriwe niyo bwatumye ba uko amen ibintu babwira ngo ngende mubikora uhereye no muhindura uko matekereza gukorera Imana muhindura ibitekerezo gukorera Imana nange ndatekereza Imana ndazakitekereza nabi kazi Imana cyari kandi bikore imyaka myinshi ubuzima bwanjye nakoreye Imana n'umucancu gukora ngo mushime bamwegere bakoma amashyi nakoreye Imana isa nkaho iza kwisana imbere nkaho nakoreye Imana isa nkaho ari umukozi bose usanzwe mu minsi mike nibwo nahishuye we
kuko Imana iri mu mwenda ariyo ngewe iri mu mwenda atari nta mwenda Imana igira. Niho nameje nazo kumenya ko ndi mwenda ndimo umwenda mucyo gusinzira mu nyumva sinza aho mwaraye no gusinzira kansubire maze iminsi mike menye ko nta deni Imana imbaho ahubwo ni byo imbere y'Imana imbere. Noneho rero mu minsi ya kera ko nakoraga njyaga Imana ngo Mana ngo mumugisha mbese unakora Imana ngondera rwose nkagibera Imana nakoze gusobera simenye ko bino madeni nabasha kwishura ahubwo nibura narindwiye kuri Imana hari umwenda ngubereyemo none nyemerera wakira igitambo cyanjye. Muri byavuze ngo umwenda wawe Yesu urwanya. Njyewe naje kumenya ko Imana ariyo yibereyemo umwenda, njyewe nta kimana yari ahubwo njyewe ndumvishe yo kwishyura kandi se ndabishobora. None ndagize nta n'akazi uvuze ngo ndahembesha. Ndashaka guhembesha Imana. Muzu bw'Imana. Iyo usomye mu Rwanda rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 12 Paulo aragakongera akavuga. Paulo igice cya 12 aya magambo agira ngo mwumve Imana ibafashe kuyumva kandi muyumve uko mutekereza gukora Imana. Tugeze mu rwa mbere rwa Timoteyo 1:12 ni Paulo ukivuga. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 12 kugeza 14. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 12 haranditse ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wampashishije kuko yatekereje ko mu kwizera akangabira umurimo. Nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababaye uko nabikoze mu bujiji ntarize kandi umuntu w'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanyije no kwizera no kuruhura ngo muri Kristo Yesu. Amen. Ari mashini umwami Yesu ko yatekereje ko ukwezi wakamugana iki nubwo nabanje hari mwabanje kuba byambere mukinjije kutizera n'ubujiji. Imirimo yose yo kutizera twakoze twayikoze mu bujiji. Bibiliya ikavuga rero ngo igihe cyo kujijwa Imana yakirengagije irangije irategeka abantu bose bakizwe n'ibihano. Ndashima Imana. Haleluya. Utakirijije iramuze ngo nabanje kuba urenganya n'umunyarugomo n'umutukanye ariko aravuga ati byo rwose Mana aho urabizi narijije mwise mubona ko abanyabyaha bose bijije. Imyaka amaze niwe wari warize warijije n'abandi bose bize batazi Yesu nijije kubera ko na Pawulo uvuga ibi rwanda hageze umuntu umuranye uyu Pawulo yari dogiteri mu myaka 30 hano abadogiteri bari hano muri bake reba mu myaka 30 mu 2017 mu myaka 30 yari dogiteri ariko akavuga ati ndijije nabikoze ntarizera kuko narijije. Kutizera n'ubujiji kutamenya Yesu n'ubujiji. Izina ryose wakwitwa n'akazi kose wakora n'uko isi yakwita ndashaka gushima Imana ko haleluya amen utakirijije ukamenya ibyo kwizera. Nabikoze ntarizera ko narijije ariko Imana ishimwe yuko yirengagije ibyaha nakoze kama kuri kintu ushaka gushimira Imana muri ibi bitavuze. Umuntu umeze nka Pawulo ntabwo wamubwira icyiza. Iyo umuntu akoze amakosa dukomeza kubamureberamo ariko Imana ishimwe ikuba bari kugirira n'icyizere. Icyizere n'imbabazi bibanza mu bintu bibiri bidasa. Reka bifate wenda ku bagore n'abagabo. Hano ndabona harimo abadamu hano nta bakobwa bahari muri biterane haba maze n'abakobwa sinzi haba ntabwo turabasenge turi byo n'abasore Imana irabafite muri hano hari abakobwa benshi mu gihugu. Uramutse ufite umugabo wawe nashaka umurokore nyuma ashaka kubwira icyo bita imbabazi n'icyizere
ahakubwira ngo kavuge iwacu mu Rwanda cyangwa se kavuge hano ukaba ubana na murumuna wawe uri umudamu ubana na murumuna wawe mu nzu, hanyuma umugabo wawe akazakwaturira ko yaryamanye na murumuna wawe, bose ni abakirisitu, uri umukirisitu, umugabo ni umurokore, murumuna wawe ni umurokore, umugabo arakubwira ati madamu wanjye rero nashaka gusaba imbabazi kujya mu cyumba tugaburira naryamanye na murumuna wawe twakoranye ibyaha, mwamubabara umugabo wamubabara, umugabo wawe wamubabara asabye imbabazi wamufashe n'uwizanye wamubabara. Icyo cyoroshye cyane. None umukobwa murumuna wawe wo mu rugo yahaguruka murumuna wawe wo mu rugo yahaguruka kubera ko nawe yabwiye ati rwose kumwanya mbabarira ati nyine nibera mu byaha nyine ati babarira n'ibyo tubamo yakomeza kuba muri urwo rugo cyangwa umusezeranisha ryajya namusezerera nawe yasabye imbabazi nawe yakiriye bose baratuje kandi basabye imbabazi nawe yasabye yavuze ati mumbabarire bose barataka urabyirukanira iki yihana bishaka banza wumve mama yihana bishaka wamufashe usabye imbabazi uramwikorera n'ikintu wirukanira icyo mwirukanira uko njyewe ntaba ndi siri ko ibyo bintu bitazongera kandi yasabye imbabazi ariko niwe wamufashe kandi utamufashe yivuye ariko icyizere yo mu gihe nta cyizere wamugirira namusezera kugira ngo urinde kuzongera yamusezerera mu byaha. Ibyo byose ni ukuvuga byerekana ko wamubabariye ariko nta cyizere umufite. Nuko duteye rero Imana rero iteye ukundi irakubabarira ikanakugirira icyizere. Yesu nashimye. Mbese iyo wishimira iby'Imana ugasaba imbabazi ntivuga ngo uzabisubiramo bitugirira icyizere. Aravuga ngo ndashimira Imana Yesu Kristo umwami wanjye yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira iki umurimo nubwo nabanje kumutukana n'umunyamurimo yabonye ko ntazabikora. Imana iteye neza yaravuze ati twahura tubararwanya ariko nta kintu twabariye iyo mikorere umurimo. Imana ishimwe. Imana iturebera mu nkingi z'ibyo twavuye turebera mu mbaraga zayo ishobora gukoresha. Imana bikora nyuma muri retroviseri twebwe tureba abantu turebera muri retroviseri tuzere mu zikiri ibintu umuntu murebera ejo hashize buriya rwose ndakuzi n'iwacu tubana rwose ariko Imana ikorera muri retroviseri ikorera muri parabisi ukahita uvuga ati wowe yabishobora. Haleluya. Ubu Imana ibareba ubona mwabishobora ikerengagiza ibintu byose twanyuzemo n'imyanda yose tuziho ikabona twabishobora ikatugabira iki Imana ishimwe kitugirira iki icyizere nanjye ikagira icyizere ikabona ko ndi uwo kwizera abantu bandeba bakagera muri retroviseri ariko Imana ikavuga ati wakomeza ukagenda. Imana ishimwe. Umva murumuna wawe mwirukana ariko Imana ntiyamwirukana yimugurishaho. Imana yamwiteguye ngo tuzongera. Imana yamwigurishaho ngaho Imana ibona atakunze wowe ukabona yagenda ariko Imana niyo ireba mu mutima ikatugirira iki icyizere. Tukiri aho rero tukiri ku buntu bw'Imana iyo bavuze ijambo umuntu umva iki? Iyo bavuze ngo Imana yangiriye umuntu Pawulo yaravuze ngo icyatumye akorera mirimo ya bose akarusha Petero n'abandi ntumwa zose karakora arusha. Muri Bibiliya yanditse bishya rigizwe n'ibitabo 27 Pawulo yanditse ko 12 ibitabo 27 byose ni bishya Pawulo yanditse ko 12 izindi ntumwa ziba hehe kuzamuza ashatse kwiratira mu cyo avuga kuko arusha benshi kandi atarabana na Yesu ariko ibanga ni ubuntu Imana yamugiriye nibwo butuma akora ubuntu ni iki? Ikinyarwanda ni ukubwira ngo yagiriye ubuntu aba yaguhaye ikintu cy'ubusa utishyura yaguhaye umuntu yaguhaye ukuntu icyo bita ni ikintu cy'ubusa ni ikintu bwishyuwe ariko warangiza akakigura umuntu niko mu Kinyarwanda tuvuga. Ariko ubu tugiye kuvuga bw'Imana si mwene ubwo buntu abantu bagirira abandi barabwishyuza. Iyo umuntu agutahiye ubukwe
umuntu arwaye lifuti akavuga ati rwose mwari ubugingo muri umuhanda ku ishuri ukabatwara ubutaha nawe uvuga uti uramuhamagara tumagaragaza akabazo n'umujyanye urumva ko ntabwo bubaho ahubwo murakenerana no kuzuzanya nuko abantu babana umuntu urwaye serivisi nawe uzayihabwa ariko ubuntu bw'Imana haleluya izi ko ntacyo wayitura umuntu Imana ikugirira ko ntuzi ngo abantu bagirira umuntu Imana ikugirira bafite ibintu bine bigaragara ku buntu bw'Imana icana ubuntu bw'Imana butuma tukwiye kuyikorera ni ibyiza Imana yagukoreye udakiranuka bari muzi ko Imana nubwo dukiranuka dukomeza gukora kera ari umunyamanyanga nigeze kuba umunyamanyanga kera ntarakizwa njyewe sinigeze kuba umupagani ugaragara ariko n'umupagani w'umusengero umwana wa pasiteri udakizwa neza uraho gusa uraho nkajya mu rusengero akurikira ababyeyi ariko ndakebwe icyo gihe njya gukora rero amanyanga nigaga muri segonderi noneho abandi bana bakambwira ati ntukagirirwa wiga ujye ushaka amafaranga tuyashyire mwarimu twandikira hamwe nabaga muri gihugu cya Zayire ko bakitaga agenda rero akareshya iwacu rwose ndi ku ishuri amafaranga yacu bayongereye bakabona minervari akarenza kuyasanzwe ibintu mwarimu muri kwiga niga si ngombwa n'ifite ibihugu by'ibiranga byari byarabishutse hanyuma mfata amafaranga agaha mwarimu akabona noneho nize umwaka wa mbere neza uwa kabiri ndayabura ubwo sinigeze niga uwa kabiri nawe sinigeze niga sinigeze nzerera mu kavu nararindagiye hanyuma rero mu mwaka wa kabiri ngura amanota ngura birete ndayishyura nareshya iwacu amafaranga mu mwaka wa gatatu nako niko byagenze papa akaza muri kwiga nubwo bimuzerera mu muhanda hanyuma kumubwira rero ikintu cyantangaje iyo naragiye gushaka aho ncurisha birete byari bita feki mubizi nagendaga sire musange Imana rwose mufashe gusangira neza akabisengera akabona biremeye kagera rero ntayishyira mwari kuvuga akagera ku kigo cy'ishuri akambwira ngo wowe mirongo inani ku ijana ngo umuhanga kabwira mu mutima kabwira Imana rwose mbabarira iyo kumenya ko ari feki neza Imana ikafashe mu biremeye muzi ko muri bene bya feki Imana igibana nawe ko musetse murakana umwanya w'ibisengera se sinzi ibyo kuba nta bantu basetse ufite feke mu ntoki ukagenda kuzisengera kuko Imana feke zanjye Imana yemewe n'abazungu muzi ko bibaho umuntu ari mu manyanga akayasenga ngo nawe Imana yemewe muzi ko bibaho muzi ko bibaho Imana rero itugira umuntu idakurikije ko gukiranuka icyo ashaka gukora ariko Imana ishimwe ko yaje kubabarira ibintu byose iraribabarira ndakizwa ndabyihana birarangira ibintu mu buzima ariko Imana itugirira umuntu uguha ubuntu bw'Imana wariho itarebeye gukiranuka kwawe akamaro kose ubuntu bw'Imana ikugirira idashingiye kuko wewe ikagufasha muri feke kuko abazi kuza bari benshi iyawe niyo bemeye ubuntu bw'Imana ntireba ko kiranuka mbere yo kugirira neza no n'ubwo bunanirwe bwawe no mu ntege zawe Imana ikugirira neza itakiranuka kubera iyo mpamvu ubereyemo Imana umenya kuko yirengagije ibicumuro byawe yambara fime zidatuma ubona ibirere ikagira gutya ugatambuka ntikwitegereze neza kugira ngo ubashe gutambuka ikakugira ubuntu cyane icya kabiri ubuntu bw'Imana bugaragazwa n'ibyiza yagukoreye utabisabye icya mbere ni ibyiza Imana yagukoreye udakiranuka icya kabiri ni ubuntu bw'Imana bugaragazwa n'ibyiza Imana yagukoreye utabisabye hari ibintu bimwe byababayeho mutabisabye kandi byiza ukabona gusa ugiye kwibonera ari ibintu bikubayeho utigeze ubisaba harimo abantu hano babonye ibintu byiza iwabo batabisabye muri byavuze ngo baganisha nonaha Imana
wibare gusiga nanjye hari ibintu ntigeze nsaba ngiye kubona mu bantu ngiye kubona mu bantu by'Imana muri wanjye mu ntabwo bw'Imana agombaho ngiye kubona mu bantu byarabaye singiranuka ariko sinanabisabye ariko ngiye kubona mu Imana nabikoze ubwo nabo ni iki icya gatatu ubuntu bw'Imana bugaragaza ko Imana yagukoreye utabikwiye itari igihembo kwa Imana yakugiriye bidafite isano nta kigushimira mbese utabikwiriye Imana ikagufata ibintu yagombye guha abandi ikabiguha utabikwiriye ikabiguha byerekana ubuntu bw'Imana. Icya kane ubuntu bw'Imana ni ibintu Imana yagukoreye utabasha kwishyura. Njyewe njya ndeba Imana yankoreye ngasanga ntacyo nayishyura nkibaza nk'uko uko nakwishyura ik'Imana ibi Imana yankoreye nayishyura iki kavuga ngo Mana ati nakwishyura ariko wankoreye neza ibyo ndabizirikana. Yesu nashimye. Tujye kureba abantu Imana yagiriye ubuntu batabikwiriye Abisirayeli bande Abisirayeli Imana yabagiriye ndizera ko Abisirayeli mubazi ushaka kureba ukuntu Imana yabagiriye neza batabikwiriye soma no kuva taturaga tumurongo wa mbere kwa gatatu uritona ukuntu Imana yabagiriye neza batabikwiriye ibi bikunze biza nawe ugenda wipima wiyumva urebe neza Imana iri wawe ubuntu bw'Imana buri wawe iby'Imana yirengagije ikakugirira neza utabikwiriye utanakiranuka biguhesha kuyikorera. Soma kuva taturaga tumurongo wa mbere ugeze kwa gatatu yemera usoma abantu itatu na gatatu kuva mu Rwanda urahasanga ko ubuntu bw'Imana buri kugira yaramugize iracyabikomeje ibiteye Imana n'inyama mbabare usomera wawe akadusoma kwandika kuva itatu na gatatu mu Rwanda ugeze ku gatatu haranditse ngo cyakubwiye nawe mwahageze haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati turi kumwe genda uvane ino n'abantu bakwiye mu gihugu cya Egiputa wajyane mu gihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe nanjye nzatuma amaleka kujya imbere kandi zimukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi mujye mu gihugu kimeze gute cy'amata n'ubuki mubarenge mureba iby'ubuheko kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo kuko mu bwoko butabona iki ijosi ntabaribura hehe mu nzira. Aya magambo mayumvise mwongere mugaruke tubitekerezeho. Imana igiye guha abantu cy'amata n'ubuki ariko iravuga ngo sinzajyana namwe mujyayo kuko nzi ko mu bwoko butabona ijosi ntabarimburira mu nzira nibo bajyana